Welcome once again to my YouTube channel. Sinibura mushyashya hano, please bandukore subscribe kugira ngo tujye tubana. So uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo ushobora kwikorera cookies cyangwa biscuit ukoresheje ingredients zitarenze 5 cyangwa 3. Izo zose zakora, izindi zirindwi bwongeremo ni optional, ushatse wazishyiramo cyangwa ntuzishyiramo. So turi bukoreshe Prestige, niyo margarine turi bukoreshe. Ushobora no gukoresha Blue Band, even niba ushobora kuba wabona butter nayo nta kibazo rwose, nayo ni nziza. Ibi nibyo tugiye ukoresha. Nkomeza gushimira abantu rero bakoze subscribe, please mwarakoze, ndabashimira. Nawe utarakora subscribe, beg ndakwinginze pe, kora subscribe, hanyuma iyi video sharing abandi nabo bajye babasha kwireba, hanyuma tuzajye tubana. So fata rero pime butter yawe uyishyire mu kintu uri buponderemo. For me measurement rwose biterwa na mood nibereyemo, upfa kubakurikije step by step. Hano ntabwo nyine bigize, ariko abantu batabizi nshaka kuzajya ngenda mabwira ni nk'amagarama, wenda tubikoresha ni nk'amagarama 200 ya breba niyo tugiye gukoresha. Ukayafata ukayakubita, ushobora gukoresha umutozo usanzwe. So iri yanshyizemo rero ni icing sugar ya indi naberetse, cyangwa caster sugar. Utanayifite ushobora gukoresha isukari isanzwe, wanyuze nabwo ukabikubita neza gutya kugeza ubwo biwanye. So rero ndi hano kugira ngo mundebe muhunde mazani iminsi mbona mwaranyanze ntimureba video, ni mushaka ku likinga, ni mushaka muragira mu magene cyangwa ibintu byo guteka ntago mubikunda, tubivemo niturangiza twikorera ibindi. Anyway, last time nakoze na video ndi kwereka uburyo bakora bouquet, but you guys ntago mwayirebye, ntago mwalikinze, kandi nyine bira bintu birafasha pe. That's why mba ndi kugira ngo mbasangize ubumenyi. Uhita ufata ugashyiramo amavuta makeya, amavuta angana wenda nka mililitiro. Uhita ushyiramo amavuta makeya approximately nka mililitiro wenda 50, gutyo wangiza nayo ukabivanga neza gutya, ni kubikubita kugeza uko bihwanye. Rwose udafite hand mixer nta kibazo, uzakoresha umutozo nta kibazo rwose. Nabyo mushaka tubikora tukabikoresha umutozo tuzabikora, but kibazo cyanyu ntimureba ibintu byanjye, ntimubilikinga, ntimunabisharinga abandi ngo byibuze nabo baze babirebe. So nuko nguko rero uwarangiza kubivanga neza gutya, muri kubona ko yabigiye kunoga, ugakomeza ukavanga kugeza uko nyine ubona bihwanye neza. Nimo ndababwira ati bushize nakoze n'uburyo bakora bouquet, murangije mwanga kureba video. Why? Nk'ubwo ejo narimvaga ashaka kubakora bouquet yindi irenze, but you guys you don't watch my videos. So rero ndi bushyiremo igi rimwe, nindangiza nongere nkubite nabyo byivanga neza nyine na ryagi. Irigi rero nibyo nazababwira, irigi riri optional, utarishaka kurishyiramo rwose ni warishyiramo, ni nkuko arushyiramo n'amata y'ifu ibiki byose wabishyiramo, ariko for today nuko nguko ushatse warishyiramo cyangwa nturishyiramo, n'ubundi cookies zawe zivamo zimeze neza. Cyo biscuit inako igiri gufasha nuko biscuit yaza kuba ari fluffy nyine ukuntu ya something like that. Turi bishyiremo n'aka vanilla essence, murabizi mwese akamaro kako, gatuma nyine utuntu twacu nyine dutetse tugira impumuro nziza, kandi nyine tukagira naga taste keza ka vanilla. Ni nka taste nyine taste yiba yagiye modesha, ahubwo nyine kwa kundi rya kantu ukumva nyine kari no guhumura neza kameze bon. Uzajya ukoresha iyi vanilla essence. And then turi bukenere gushyiramo ifarini. Ndagenda nshyiramo agafarini gakeya ngenda mponda kugeza ubwo igipondo cyacu gifashe. Nuko nguko ifarini bishyiramo na baking powder cyangwa bicarbonate. Hari nukoresha butter cyangwa impamvu ngiye hano ntashyizemo kaga pinch of salt, nuko nakoresheje iriya Prestige yanumva igira umunyu mwinshi, that's why niriwe nongera kongeramo umunyu, ifite akantu k'urwunyu. So nuko nguko tumaze gushyiramo baking powder ndetse n'ifarini urabipona neza. Anyway, izi cookies ushobora no kuzikora udafite iriya baking powder, ushobora kuzikora nayo ntayirimo, n'ubundi nabwo zivamo. But izi ngizi nyine zirimo baking powder ziba ziri crunch ukuntu, ziba twumutse neza. Uzazigerageze yanyu mumwe. So mujye muri comment rero mumbwire, ese murabona how do I make it? Njye mbikora gute? Cyangwa bandi kubapapira, bandi kobe. But ndagerageza uko mbishoboye, icyo nziza ngene nkibahereza
kandi nyine namwe ntimukaze muzamura umuntu pressure mwanga negize kuvuga ngo pressure abantu bavuga ngo umva baragenda bavuga ngo niba mwanavuze ibiki simbyibuka neza. That was nyine ari video yo kuri TikTok and barabizi kuno hari abantu bawo nyine ntazi confidence bagira aho bazikura nuko nguko. Rero iyo umaze guponda neza gutya nahise nkura muri iyi mixer kubera ko hano byari bimaze gukomera nta kondi nyine nahise mfata ku kamamiyo kubera ko ntago nari gukomeza gucishamo iyi mixer kandi nyine yari imaze kunanirwa kandi nyine kaba umuntu yifashisha. Ndangije nongeramo agafarini ngenda nyine kugeza ubwo igipondo cyacu kiri bunoge. Guys, liking video, sharing n'abandi kandi nyine bujye mwika gutera comment kugira ngo video yacu nyine ibe viral. We have to anyway muri kwezi kwa gatanu please dukeneye watching au kwezi kwa gatanu kuzarangire basi kwabaye monetize sibyo. Nitumara kuba monetize umva nzabakorera udusha na dushushu. So rero hano rero nahise nkoresha intoki nakangaka nahise ngakuramo ndavuga kereka nkoresha intoki nizo ziponda ubundi mbyembye fresh. Ndangije ndaponda kunguko mpaka igipondo nyine kitongeye kugufataho niko ugiponda. Murabona byo yose gukora izi cookies ntago birenze ni ibintu byoroshye. Abantu bashaka abantu bagega izi biscuit no kunze ziryo like it's some za biscuits ziba ziri mu gakabuto k'umutuku izitwa ngo it's some nuko nguko nyine bazikora nuko nguko ziba zimeze kandi nyine tuba turyoshye. Nese rero mfata gutyo kuzishaping umunsi nta bintu turi bukoreshe birenze turi bukoreshe intoki zacu gusa. Ufata ikiganza cyawe uroringa ku kantu gutyo nurangiza ushyiramo yo palm gutya igikumwe cyawe ugenda ukanda gutyo kugeza ugukuyemo akantu kakaziga gutyo hanyuma uhita ufata akuma kawe ukate ko gutya uri kubona kugira nyine design ize kuza imeze neza. So rero nawe uzabigerageze ni ibintu byoroshye ni ibintu umuntu wese yakora ni ibintu byose wakigana nawe ukabishobora. Nanjye narabyiganye nkabona birakunze nanjye nkazara nkabibereka nkagira ati ndamwe mugende bya bintu burya birakora. Mujye muri comment mbwira ikintu mushaka ko nziganya hanyuma ngikore babwira uko gitestinga mbabwira uko cyari kimeze. But these cookies I'm in love with them kuko ngenda zikunda ntago cyakoze ntago mu kwezi akenshi nzi baking nka kabiri kuko akenshi izi nizo zanjye singe nirwo njya kugura biscuit ku mabotike cyangwa he nizigisi nyankora mu rugo kandi tuba turyoshye. Ahanga rero zari zimaze gushya na zi baking for 25 minutes nyine kuri 180 degrees Celsius nuko nguko zaje izimeze nuko tubona kuntu twaje tumeze neza nuko nguko. Izi ni cookies wakorera abana ni cookies waherezamo abashuti ba gifts none muramaye gift abagukunda ibaze nyine gufata umwanya ukagenda ukabakingira umuntu urukundo pe. So nuko nguko izo ngizo nizo nari maze gukora izo nkuyemo hari yasigaye n'ikindi gipondo ku ruhande ko narindi kuvuga ati reka nkore video vuba ngire ni muri kubona ko kuni ya bore twapondemo hari cyarimo n'iyindi nayo n'ubundi nari kuza gukuramo izindi nk'igice cy'izi ngizi n'ubundi muri kubona ko kuri tray hagendaga nakoze nini nyine nagendaga nkuraho 16 I get 16 ni 3 times 4 ni 12 nagendaga nkuraho 12 gutyo nyine nuko nguko zavuyemo zisa. So now uzazigerageze mu rugo. Niba wakunze iyi video like share and comment. See you in the next video. Bye.